ariko reka tubanze dutangire aho ngaho umeze ute meze bon binama cyane fresheri z'abari fresheri kabisa nari urazihorana ugomba gusa neza hanyuma Rivaldo njyango na tunihute cyane uyu munsi uravuga ko abatandukanye n'ikipe yitwa Rayon Sport by'umwariko aya makuru yaba ariyo niyo twatandukanye ubungu ndi free agent twatandukanye na Rayon Sport hanyuma wese wenda duhera aho ngaho uburyo bwo gutandukana na Rayon Sport kuri wowe wabyakire gute njyewe ntabwo ari ibintu byo gushima aka kanya ntabwo ari ibintu byo gushima ko natandukanye nayo nta kintu na kimwe nayikorera ubu ngubu nubwo byari bigoye kuyibamo udakina ugora muri liste udakina ntabwo aba ari sawa ntabwo byari sawa gutandukana nayo umwanya ngo wo gukina ndabatera kugira ngo munize reka dutandukane neza tujye mu biganiro ko nayo ndifuza gukina ahantu ndashaka gukina ahantu ndi ntabwo ndimo ndakina rero nagiraga yende ahantu ho gukina numva yuko twatandukana neza tutatagiye mu bintu by'imiserero iki twagiye hano na hano nayo nifuzaga kujya ahantu ndi gukina wenda ku bantu babyumva gute Rayon Sport na Abdelaziz batandukanye neza nta kikipi kikugomba bimeze gute nta ikipe nta kintu na kimwe ngomba nanjye nta kintu na kimwe ngigomba twumvikanye twaganiriye dutandukana neza njyewe ntabwo nashaka gutizwa muri Rayon nabikubwiye guhagarara kare ntabwo nari gutizwa ngo ngiye mu yandi makipe bashaka konjyamo ntabwo byari gukunda ahubwo byari kuba byiza ko dutandukana nkajya kwishakira ekipe ngiye nshaka kujyamo apana yo bamitiyemo njyewe hanyuma se wenda mu biganiro bakuba ko wenda bajya mu makipe hayemo AS Kigali niyo nzi bari bambwiye izindi nazo nzi hanyuma se tugaruka inyuma kuri wowe tugaruka inyuma uza gukina mu ekipe yitwa Rayon Sport ngira ngo umaze kwitwara neza cyane umaze kuba umukinnyi mwiza wirushanwa ry'agaciro tournament yaberaga hano haruguru kuri tapi Harerimana Abdelaziz waje muri Rayon Sport ufite izi ntego ki wifuzaga kugera kuki naje muri Rayon Sport nifuza kugera kure hashoboka nkafasha ekipe ya Rayon Sport gutwara igikombe nubwo bidakunze ko nkomeza nayo mugira guhanganira igikombe ntago nkomezanyije nayo ako nifuza kugera kure na Rayon Sport nubwo bitagenze neza wenda ubutaha nibanyongera kunyifuza ko dukomezanya nzagaruka ariko hari ibintu amakinyi yo gutandukana n'amakipe ugasanga batandukanye mu mvururu uhari rumwe rutishimye bikomeye cyane ku buryo kipe itayigarukamo muri Rayon mutandukanye ku buryo wenda utazaba wayigarukamo oya dutandukanye neza nta kibazo dufitanye na kimwe kuko twaganiriye kuko nanjye nifuza kujya ahantu nyine ahantu nari ndi gukina mu by'ukuri nayo nashakaga gukina kandi gukina hari ahantu byari bigoye ko umutoza yahindukaga buri kanya uje akahita afata sisiteme gutyo ntabwo wabonaga umwanya wo kwitekerezaho ngo umutoza ngakurebe neza buri kanya bahinduranyaga wajya gufatisha umwe akahita haza ibibazo gutyo ibintu nk'ibyo niyo mpamvu bigenze gutyo hanyuma se ni igitego kimwe umaze kwitsinda cyangwa se wayitsinda ikipe yitwa Rayon Sport wahuraga n'ikipe ya Gasogi United Harerimana utubwizanye ukuri urugendo rwa rwo muri Rayon Sport rwagenze gute niki kitagenze neza urugendo rwanye rwo muri Rayon Sport nagerageje kwitwara neza imikino nakinnye ndakeka abayirebye barabibonye iminota nahawe ndakeka narayitwayemo neza nuko natagerageje gushiramo imbaraga nkuko bo babishakaga ariko ngewe nzi ko nashizeho imbaraga zose zisabwa ariko nimba babona ko nta musaruro natangaga bakifuza yuko nizwa ariko ngewe ntabwo nifuzaga gutizwa hari ubundi wasinye amasezerano angana iki muri Rayon nasinye mu myaka 2 hanyuma se muri Rayon umunsi wa mbere ugeramo wumva kuri umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport uje guhatana nkuko wari bitubwiye uje kwifasha ku buryo yatwara igikombe muri pre-season wari umukinnyi usa nkaho n'ubundi abantu bose bagitekereza ko banakina utandukana n'umutoza afahame Lotifi n'umutoza we mwakoranye mute Lotifi twakoranye neza Lotifi yagiye ndi mu kibuga anshira mu kibuga ngira ikizera akanshira mu kibuga niyo umutoza wanshize mu kibuga naho ndi mutoza wanshize mu kibuga ndakeka imikino yamaye nagiye nitwara neza nagiye kubona iminota myinshi kuruta iyo nabonaga
twari tumeranye neza Latifi. hanyuma uyu ubona iyo mukomezanye na Latifi umuntu yakuba abona rival utandukanye n'uwari muri kubona ubu ngubu nari kuba ndi ku rundi rwego niwe wamaye icyizere arambwira ati jya mu kibuga ikiba ni ikibe mushize mu kibuga munzi w'ubushobozi buno umaje kunyereka mu myitozo genda ubikore nkuko ubikora mu myitozo. none se Aruna Feruzi kari wakomezanyije ikipe akenshi wenda umukinnyi batamushyira mu kibuga hari ibyo bagana n'umutoza akavuga ati wenda ndifuza ko wenda wakina gutya wahindura ibi muri system yanjye nifuza ko wakina gutya. Aruna Feruzi yakubwiraga ngo iki buryo wakwiye guhindura. Feruzi na rimwe tugize tuganira na rimwe nigize ngana na Feruzi we yahitagamo abakinnyi bakina nkaba ndaho ngaho nkabirebesha amaso nkikomereza nta mpamvu yo kuvugana n'umutoza ubwo nimba yumva yuko muri system ye utarimo ugomba kumwegerayo agakora ibyo ashakaho. Ariko se nk'umukinnyi washaka gukina kuki utamwegereye? Ntabwo nari kumwegera nimba yaje hakiri kare nuza Feruzi yaje hakiri kare twakoranye ku bwa Latifi yabonye uburyo nitwaraga so rero ntabwo ari kujya kumusobanurira ngo niye mpamvu nari gukira gutya na gutya kandi nari ndi gukina muri icyo gihe nta kintu nari gukora no guturiza agatoza buri wese afite uburyo atozamo nimba yabona ko natari fitinga muri system ye nagomba kwegera gato ya hirya. Bivuze ngo nawe muri icyo gihe nawe ubugize ko banagira amavuga ati biramutse binakunze burya maze kumenya ibimenyetso by'ibe by'uko mbeze umutoza Feruzi batwende mu gihe kibitarambuka ibonye ndi mutoza mushya wera ngo tuze dukuna kurane neza nawe ingaragaza ubushobozi bwanjye n'ubundi ubwo muri wowe wumvaga ko urakwiye kuyivamo. Njye numvaga nshaka gukina haje no mutoza mushyashya numvaga ko wenda tugiye gukorana nanjye akaba yandebaho nibwo ibingibi bise biza byo gutandukana na equipe. Hanyuma tugaruka aho ngaho kuri Iromami arahaje mukinye match imwe ariko mbe na mbere utsinze match ya Gasogi United igitego ku equipe wahuze ukinira kiragiye byagenze tuwaje usimbuye nkuko n'umuntu byagenze ariko utsinda igitego ufasha kunganya n'ikipe ya Gasogi nyamara warajemo mbere byari byanze ariko ufashe equipe uriya munsi navuze ko urugendo rwawe rwo kuba wenda wascoringa cyangwa se gutsinda ibitego byinshi byo binatangiyeho kandi icyo gihe mwakoranaga umutoza Aruna Feruzi. Ego nari nzi ko urugendo rwanjye rwo gutsinda ibitego bitangiye ariko nicyo gitego cya mbere nari nsinze muri shampiyona numvaga ko igitego kimwe gihamagara ibindi numvaga ko ngiye gukina nkabona umwanya nkabasha kubona ibitego byisumbuyeho ariko nibwo haje kubaho itandukaniro rya Rayon Sport n'umutoza wari umutoza mukuru nibwo hahise hazaho nuza Feruzi anshira ku ruhande. Hanyuma se tugaruke noneho inyuma Rayon Sport izanye umutoza witwa Bruno Ferry we byibuze mbere yuko ibyo byose biza we mwakona gute mwigeze munaganira wenda ngo akubwiye ati wenda nkurikije uko imyitozo inyereka ntabwo biri bukunde? Ntabwo twigize tuganira yakoresheje imyitozo icyumweru kimwe dukina match ejo bundi twatsinzemo ntabwo yigize yita ku bakinnyi bose ndakeka ariko nabibonye njyewe navuga ngo niwe wahisemo gutandukana kwanjye na Rayon Sport ushobora kuba ari ikibazo cy'abayobozi babonye ko atari gutanga umusaruro bashaka bakazana abandi bakinnyi badusimbura mu bushobozi bo bashaka. Hanyuma wowe urebye uko bimeze n'uburyo Bruno Ferry yamaze kuhagera wabonye umutoza wari umeze gute kugufita mu bikeneye byari gushoboka? Ni umutoza mwiza ni umutoza mwiza uzi gutoza nari nagufitinga mu bintu bye cyane nari kubifitingamo nuko nyine hajemo gutandukana nayo. Hanyuma se Harerimana Abdulaziz mu gihe cy'amezi hafi agera muri kuva mu kwezi kwa 8 kugeza mu kwezi kwa mbere urugendo rw'amezi hafi agera muri 5 rwari urugendo rumeze gute wewe warusobanura gute muri Rayon? Muri Rayon Sport navuga ko nahagira ibihe byiza ntago ari ibihe byiza nahagiriye pe ariko nahagira ibihe bitoya byiza nashimira ko navuyeho mfite igitego kimwe na match enye ndakeka atari imibare mibi ntago nahagira ibihe byiza nkuko nabishakaga nicyo navugaho. Hanyuma se n'iryari mwagiye gukina A1 wenda muvuga ati iyi match dore turi mu bihe bitari byiza tugomba kugenda twikamase nk'abakinnyi hari speech yite mwagendaga mwumva match wakinye muri Rayon Sport byibuze ukumva yagushimishije na match abarakubabaje? Match ya Rutsiro niyo twagiye dufite gushaka kubona intsinzi cyane nibwo twatsinze ibitego bitatu niyo twari twaganiye nk'abakinnyi twavuga ati dukeneye intsinzi kurusha ibindi bintu byose niyo twagiye twakaniye cyane. Match nagize mbi
muri Rayon Sport ni match twakinye na AS Kigali. Nagiyemo nsimbuye umutozo biba ngombwa ko yongera akamvanamo. Niyo match nagize mbi mu buzima bwanjye muri Rayon Sport. hanyuma se muri Rayon n'umuntu turacyarimo mbere yuko tunahava n'umuntu natubwiye wenda niba hari naho ibiganiro bigeze na mani makipe ushobora kuba wakwerekezamo Rayon Sport kwibona wowe kuri wowe nka Harerimana Abdulaziz muri uyu mwaka urabona ari ikipe iri bukompete ku gikombe yakompeta iri mu kompeta kabisa, bameze neza, baguze abandi bakinyi bashyashya. Imana ibafashe uko babishaka ariko bizagenda, ariko bafite abakinyi beza cyane bageza ku gikombe. Ariko se mwibariza akabazo k'amatsiko, umwe mu bavugizi b'ikipe ya Rayon Sport yaravuze ngo Rayon Sport ifite abakinyi baciriritse ngikwiye kushyirwamo izindi imbaraga zikomeye cyane. Kiragiye nk'abakinyi nkabyakiriye mute? Ntabwo twabyakiriye neza nk'ubwije ukuri. Ya speech ntabwo yari nziza, yatubabaje, tuza ari byo bintu biri mu mutwe wacu, tunatsinda niyo match ya Gorira, niyo twatsinze. Ibyo byaratubabaje cyane, ntabwo ryari ijambo ryiza ryo kubwira abakinnyi. Umuyobozi uri mushyashya, usanze abakinnyi tutari gutsinda, tumeze nabi, tugomba dushaka kwitwara neza, wangize ukatubwira amagambo ameze kuri ntabwo ari sawa, ntabwo ari meza ku bakinnyi. Mwabihandurinze gute hagati y'abakinnyi? Angiye gukoresha ijambo ngo mwarapfushije murarekera, cyangwa wenda mwaranamubwete wenda ibi ntibizongere? Oya, twarabyihoreye, turabyihorera. Nta kintu wese wabikoraho iki ko yabivuze, nta kindi kintu wabikoraho. Ariko se reka ngo tugaruke inyuma, ari amagambo ku bakinnyi nta bafekta ku buryo bw'imikino. Hari n'abavuga ngo niba wise umukinnyi ngo araciriritse, ashatse yagenda akakorera ko kaciritse koko, cyangwa se biriya byakongera imbaraga umukinnyi mu gihe bakubwiye ati wenda uri umuswa, byakongera imbaraga umukinnyi cyangwa zamanura imbaraga zashira. Buriya ririya jambo yavuze nibyo ryatumye dushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo twerekane ko turi abakinnyi beza, kandi byaragaragaye ko turi abakinnyi beza. Yabwo yaduteye imbaraga nyinshi cyane kugira twerekane ko turi abakinnyi beza, kandi Imana yabicishamo tubona n'amanota. Noneho ushaka ikipe ishaka gutsinda agibwira abakinnyi bawe karabaswe, we yibwire ko mufite abakinnyi baciriritse, aza yakaniye biteye ubwoba. Ikipe ishaka gutsinda yabwiriwe cyangwa umuyobozi akabata ariko ko dufite abakinnyi baciriritse, ko mufite abakinnyi ako dufite abakinnyi babira. Umukinnyi aza yakaniye ibintu byose arabitanga. Noneho ubwo bitaruke n'ibyavuga ko ubwo abakinnyi bahita bakwereka ko ubwo ari abaswa, wenda kuba ari abaswa navugaga bakaba batashyiramo imbaraga bakwiye ko bashyiramo. Ibyo bintu byaduteye bw'imbaraga cyane kugira tumwereke ko turi abakinnyi beza. Hanyuma Harerimana Abdulaziz Rivarido utandukanye na Rayon Sport aka kanya kuri tariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 zamini z'ukwezi kwa mbere. Ubu Harerimana Abdulaziz arimo aratekereza iki? Aherekeza muri ekipe dore ku isoko ryamaze gufungura vuba, murayibona vuba, irabonekana kabisa. Ni nyinshi maje kuvugana nayo, maje kuvugana n'amakipe arenga 4. Ari kuvugana n'amakipe 4? Ntago ndahitamo, ariko ibiganza byose biri ku makipe y'inaha i Kigali. Ubwo amakipe mu ntara yatekerezaga ibintu byinshi akureho. Kureho. Ariko se kuki utajya mu ntara? I Kigali. Uraguma i Kigali ugumira iwanyu? Igumire mu rugo cyane. Hanyuma se Rivarido, ubu noneho ugiye kubura umuntu umeze ute mu yindi kipe ugiye kujyamo? Urugendo rwa ntabwo rwagenze neza cyane mu ikipe ya Rayon Sport, ubagiye kurikiraho iki noneho wenda nubwo utabona ikipe, kuko ndavuga ibintu intego ugiye kugukomereza. Intego nari mfite njya muri Rayon Sport, ibintu nashaka gutanga muri Rayon Sport nubwo bitagenze neza, ndabitanga mu kipe ndi bujyemo vuba. Mu ikipe urebiye ko ibimenyetso by'ibihe bigaragaza, ni ryarushaho ko wagisinyira iyo kipe? Umusibeje ari igihe naba nasinye kuwa 5 uzaba uri mu ikipe nshya. Yego. Ariko se amakipe 4 muvuganye mu gihe cy'amasaha 2? Oya, nabo twavuga mu amasaha 2, ahubwo bitangazwa yuko ngiye gutandukana na Rayon, nibwo natangiye kuvugana nayo makipe. Ariko se Abdulaziz, reka tugaruke gato cyane tuza nkaho turakureka kugira ngo ujye gukomeza n'ibindi n'ubundi. Muri Rayon Sport umukinnyi mu inshuti nini? Nari ndi inshuti n'abakinnyi benshi, njyewe uko ndatebya cyane, ndatebya byataye, ndi inshuti n'abantu benshi. Hari Serumogo ari Omar, Aimable, Rushema Chris, Tony Kitoga, Kamesi,
Petit Messi, Yves gardien na Yves wo mwataka n'abakinnyi benshi cyane twari inshuti n'ababedi twari inshuti cyane. Ariko se hari ubwo wigize wicara uri hanze kumva ati ngiye nkurikiza uko ninyiza ntabwo nagombye kuba ndi umukinnyi usimbura? Nta mukinnyi n'umwe utifuza kubanza mu kibuga cyangwa utifuza kujya mu kibuga, ariko umukinnyi ni ibihe. Igihe umukinnyi aba ari mu bihe bye niko umupira uremye. Umukinnyi igihe ajya mu bihe bye ari gukina akaba nawe uzagira ukagira ibihe byawe. So numva ko umukinnyi uri mu kibuga ari mu bihe bye bamureka agakina nawe ukazajyamo. Muri abo bakinnyi bari muri Rayon bakinaga ku mpande hari abakinnyi bakurusha barimo? Igiye kumbaza ikibazo kiri bungore kugisubiza. Bafite abakinnyi benshi ku ruhande bazi gukina. Nicyo nabivugaho. None se ukurikije uko ibimenyetso by'ibihe bimeze nuko shampiyona yose wanayize imbere y'uko ikipe ijyamo, Rayon Sports ihamaherwa ngana iki uko batwara igikombe cya shampiyona cyangwa ikindi gikombe kikinirwa hano mu Rwanda? Ndakeka bafite Super Coupe. Bafite Super Coupe. Erega nawe wayiteguraga wari uyirimo namba bitozo cyo. Bafite Super Coupe ndifuza ko bayitwara. Ahubwo reka tuhera aho ngaho kuri Super Coupe. Super Coupe ndabaha 60% twagomba kuyitwara. Super Coupe urahari Rayon Sports amererwa 60% cyane kuko bafite esprit ko AP yadutsinze ibitego bitatu. Ndakeka uyu mukinnyi wese yarabitanye mu mutwe. Ndakeka bose bari focus mu gutsinda AP. Ariko kamubaze ntabwo biramutse bibaho uramutse betting ufite miliyoni za 20 kuri iriya match ya Rayon Sports na AP bakavuga ngo ziterekeho waterekera hiye kipe? Ndi umusiramu sinjya betting. Nyine biramutse ari byo ngewe nashiraho Rayon Sports kuko Rayon Sports ni ikipe narindimo nzabakinnyi ukuntu bameze kuba baratsinzwe na APR umwuka barimo bose barifuza gutsinda APR. APR ushikireyo ubyageze ko situation imeze ubu ngubu? APR ntacyo. APR nta kintu ushariye? Ntacyo. Bya biri noneho bya karite y'abakiri cyane byose babi. Ariko harimo na experience yo kwamenyekana kandi yo kumenyana hagati y'abakinnyi. Ikintu kiri bube no Rayon Sports ikintu iri bukore ahantu bari bwivangire n'ahantu gushiramo abakinnyi bashyashya direct bose bagenda bashiramo umwe kuko abakinnyi bababaye n'abakinnyi bari basanzwe barimo. Nibo bafite esprit kurusha ibindi bintu byose kuko abakinnyi bazanye ntago bafite match nyinshi muri Rayon Sports, ntago baramenya n'abakinnyi bo muri Rayon Sports. Ngiye ndi nk'umutoza wa Rayon Sports nashamo abakinnyi basanzwe muri Rayon Sports. Washyamo abakinnyi basanzwe? Ariko se mu bakinnyi wabonye muri Rayon Sports wowe mwakoranye igihe gito bamana bashyashya umukinnyi wabonye ukabona ko byibuze bavatiye umukinnyi ngiye nkuko mbibona ashobora kuba nyine ubona ko asa nka ameze neza cyangwa se yatanga ikinyuranye? Nta mukinnyi n'umwe nakoranye ntize nawe mushyashya sibye uraho. Kitogo niwe twakoranye ni umukinnyi mwiza nabonye kuri 6 azanafasha Rayon Sports. Hanyuma hari umukinnyi nshaka kukubaza umukinnyi witwa Tony Kitoga abenshi nabako muri Rayon Sports bashobora bafite inshuti nyinshi ari bagashiye kibera ko ari akana kakiri gatoya kagishakisha ko kakina kanakorogana cyane kakaza kakababwiye ati ariko ngenza umupira kakanabikubwira ati ngenza umupira ati kandi nanabyane kajya mu kibuga nyine karakina gasa nkaho gatujemo ariko ukabona ko ibikorwa gakora bitandukanye. Tony Kitoga wewe wari wamukinnyi ako mwana twarakinanya ahangaha kwaza mwana akinanyaga muri no mikino aberaga ahangaha kuri tapi. Tony Kitoga ni umukinnyi wasobanura gute? Tony Kitoga ni umukinnyi wafasha Rayon Sports. Rayon Sports nibagumya kumuha umwanya ko ndakeka mu bakinnyi bameze neza muri Rayon Sports Kitoga arimo mu bakinnyi beza Rayon Sports ifite. Ikosa bakora no kumushira kuri bench kuko umukinnyi afira kuri bench. Kuko numushira kuri bench ejo bikamunanira bizavuga ati wa mukinnyi byaravamuira gutya na gutya ariko nibagumya kumuha umwanya no mukinnyi mwiza. Dusoza aka kanya wamusura umutoza wa Rayon Sports kuri Super Coupe nibyo wavuze ngo wakiramo abakinnyi basanzwe bakina 11 yawe yabariye 11 mugiye ko reka kuneranya n'abantu. Rayon Sports ni ikipe nziza ifite abakinnyi beza. Tony Kitoga yavamo? Nta n'umukinnyi navanamo kuri Kitoga kugira ngo avemo ngo ajye mu ndi mukinnyi. Niwe mukinnyi uri meze neza muri Rayon Sports. Nta mukinnyi n'umwe wakuramo nta mukinnyi n'umwe nyine washyiramo ngo Kitoga ajye hanze? Ntago bibaho. Ni umukinnyi umeze neza muri Rayon Sports. Ni umukinnyi kwitwara neza abantu bose barabibona. Wamuvaniramo iki?
Ewan, reka tugushimire cyane, amahirwe masa, twizere yuko byibuze ubwo mu makipe ari Kigali harimo APR, harimo Polisi, harimo Kiyovu, harimo AS Kigali, ubwo AS Kigali ubwo udashaka kuyijyamo, ubwo AS Kigali nayirimo. Ntago nanze kuyijyamo, ahubwo nanze kujyamo ndinizanye. Wanze kujya muri intizanye. Ubwo makipe atandatu: Gicumbi, APR, AS Kigali, Polisi, Kiyovu, ntago ari. Makipe atanu mango harimo ikipe muri businyire. Imwe. Hanyuma dusoza. Kire butumwa bigenera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport maze amezi 5. Abakunzi ba Rayon Sport bashigikire Rayon Sport. Bayishigikire cyane abakinyi bayo. Ari ukuntu bajya babatenguha bakababura kuri stade. Ariko bica intege abakinnyi baba bagomba kubana mu bihe byiza no mu bibi. Babashigikire bazabaha igikombe inshallah. Urakoze cyane. Naribe.